Tereza rero yabaye urukundo kugeza ku nduru, yabaye urukundo ku buryo butangaje, yagiye yirinda ibintu byinshi byamwanduza byatuma mbese bitatse urwo rukundo afite Nyagasani Yezu. Tereza yari mwiza cyane rero, nubwo mubona mu ifoto ngo yari mwiza cyane, n'abakuru be bakakunda kumurimbisha, bakamusokoza uruhanika, bagashyira utuntu twuzuye byiza cyane, aho ageze nyine bakamurangamira. Hari igihe se ngo yamunyuranye ku nyanja, ku musenyi w'inyanja amufashe, noneho ngo abantu ngo baravuga ngo ngo bagakobwa keza we. Nuko Isara arahindukira arabwira ati ntuzongere kuvuga ibintu nk'ibyo bituma umwana yakwirata. Iryo jambo yari ribitse mu mutima we. Ngo umunsi umwe yagiye kureba umwarimu wamwigishaga rero, noneho anyura ahantu muri salo bari n'abandi bashyitsi, ngo baramwitegereza ngo baravuga ngo mbe buriya mwana ufite imisatsi myiza ni uwande? Uwo mwanya ngo yicinya icyara, baravuga ngo kwa kundi nyine batubwiye ngo turi beza, ngo twambaye neza ukuntu twitwara, barabibonye. Nuko noneho rero ngo ako kanya ngo yarabyumvise, ariko ngo mw'isogonda ngo ahita avuga ngo ngo ibi bintu ngo byantera kwibona. Nuko noneho guhera umunsi ngo nibwo yafashe icyemezo nyine avuga ati yewe ngomba guhunga isi, hazabaho itazandunguruka na gato. Kuko twebwe ariko ubundi nyine urabizi ko dukunda abatuvuga neza, ko twambaye neza, ko twarimbye. Abajene bari hano murabizi ni byiza ukambara neza ukaberwa, kandi nanone ntuwambare ya myambaro ishotora abantu. Komplima nyine, komplima mwese n'ikinyarwanda murakizi. Ukirinda kwikuza no kwimanyagura, urabyumva. Kandi murabizi ko abanyarwanda kiri abahanga mu gushimagiza abantu, rimwe na rimwe tunababeshya. Umuntu akabwira ati ati waberewe, nuko wagera hirya haba ngo buriya cyabyemera, ngo buriya cyatinyitse guteza gute na ruriya rudigi. Urumva ibintu mbese nuko tubayeho. Tereza rero nyuma yo gupfa bamushyinguye mu irimbi. Icyo gihe hari hagiyeho amategeko mu Faransa yuko abantu bose bazajya bashyingurwa mu irimbi rusange. Iryo rimbi rero Karumeli ya Liziyo yaje kuguramo akabanza ko kuzajya ashyinguramo ababikira babo. Ako kabanza ni Tereza wagatashye, niwe wa mbere wakinjiyemo. Hatarata kabiri abantu batangira kujya baza kuhasengera, ariko kubera ko iyo umuntu muri Karumeli yitabye Imana, hari ubuzima bwe bakwirakwiza hirya no hino muri za monasteri zabo, uburyo n'abantu banza bashobora kubibona ibyo umuntu yabo uburyo abayeho. We rero bakuru bari baramutegetse kwandika cya gitabo bita Histoire d'une âme mu Kinyarwanda hano cyitwa Ibanga ry'ubuzima. Icyo gitabo ngo mu myaka 27 yakurikiye urupfu rwe bari bamaze kugurisha ibitabo birenga miliyoni 2. Abantu niko batangiye kuza bashika baza kumva ye. Umuntu wabaye muri Karumeli nta muntu umwe yigeze umubona, kuko yinjiyemo nigeze asohoka, amazotsemo bagiye kumushyingura. Uwa mbere wakiriye ngo n'akana k'imyaka 4 kari karavukanye ubuhumyi, hageze iwabo baza bagatereka kumva ye, nuko gahita gahumuka. Icyo gihe nanone Karumeli yo mu Butaliyani, mama waho ngo yari afite ikibazo gikomeye, ntabwo bagisobanuye, ariko ngo bari bakeneye amafaranga yaho 500. Barayabona, biyabaza Tereza w'Umwana Yezu. Nuko baza kusanga mu gasanduku nyine hajemo iyo noti ya 500. Birabayobera, bibaza bayishyizamo, birabayobera. Ngo bikomeza gutyo, noneho babibwiye Musenyeri banza aratekereje ati abantu bashobora kuba abatekamutwe. Noneho ngo araza nawe ashyiramo inoti ya 500, ariko agasanduku nyine agashyiraho ubujeni kugira ngo atagira ifunguro. Noneho bukeye bagiye gufungura, yabaga ari nk'amanu, ntabwo bashyiragamo, mbese ni umunsi ku wundi. Ntabwo manu umunsi ko yagwaga rimwe gusa, usibye ku isabato niho bagiragaho iminsi 2. Nuko noneho rero ngo bayifunguye basangamo 800, kandi gafungishijwe ubujeni. Babyibazaho, noneho bareba izo noti, batangira ndetse n'iperereza ngo baza gusanga izo noti hari za zindi nyine ngo zari basanze muri banki yaratikiriye mu mutingito w'isi, basanga izo nomero ni izaho ngaho. Ubwo Tereza yaragiye kuziroba aho hantu rero. Murabyumva? Namwe kamera mutaje gusanga amafaranga rwose ko. Ikindi rero wenda nasorezaho nuko Tereza nyine amaze gushyirwa mu rwego rw'abatagatifu, birumvikana ko izo nyandiko ze zose zagiye muri za misiyoni zose zabaga zirimo abamisiyoneri. Noneho aho abepiskopi bose bari bafite abamisiyoneri muri diyosezi yabo, bakandika urwandiko rushimira Papa ko yamushyize mu rwego rw'abatagatifu. Bari barazunguka ahantu hose ari abamisiyoneri, abepiskopi bagenda basinyaho. Aho rero hagati aho rero hakaba hari abantu
bitwa les Oblates ba Bikira Mariya, bari bagera misiyoneri mu gihugu mu majyaruguru ya Canada, ahitwa muri Alaska, na batuye n'abantu bitwa les Eskimo. Bageze barabatoteza cyane, bamara imyaka myinshi nta n'umwe wibutse cyangwa yemeye kubatizwa. Ubwo rero musenyeri yavugaga ati, musenyeri wabo avuga ati ntacyo bimaze, bari abantu bose bari baranabishe, hasigaye umwe gusa. Avuga ati buriya butumwa bugomba guhagarara. Hagati aho ariko baza kumva ya nkuru ya wa mwana waje gukira, agakira kumva ya Tereza. Bafata urugendo, aragenda ajya Lisieux, ajya gufata igitaka, afata n'amwe mu magambo ya Tereza, araza bishyiriraho sha yohereza mu misiyoneri wari aho ngaho muri Alaska. Abimuhaye, undi aragenda afata twa dutaka, atunyanyagiza kuri wa mudugudu barimo babantu nyine b'abagomeramana. Nuko arigarukira, bukeye rero asoma misa, abona igitero cyabo kiraje, maze yibajije ati birandangiranye none. Ngo bahita baza baramubwira ngo padi, ngo rwose ngo watuzaniye inkuru nziza, ngo reka ntitwakwakiriye neza, ngo ariko rwose twese turifuza kubatizwa. Murumva? Ubwo nyine bari bashorewe n'umukuru w'umudugudu. Ubwo bose nyine baje kubakizwa, bakira agakiza nyine. Inkuru igisubiye rero kwa musenyeri, ya baruwa ikubitana na ya baruwa bari bandikiye papa kugira ngo bamushimire, bamubwira ko rwose yakoze gushyira Tereza mu rwego rw'abatagatifu. Ngo ahite avuga ngo ahita yandika ivuga ngo ahubwo bamushyire mugire umurinzi w'abazabutumwa. Isubira ahandi yaturutse, bose basinya, bigera kwa papa. Nyuma y'amezi abigeze kwa papa, nibwo yahindutse umurinzi w'abagezabutumwa. Ntabwo Tereza yigeze ava muri Karumeli, ariko ni umurinzi w'abagezabutumwa ku rwego rumwe na Francisco Saveri, bazungurutse imisozi yose y'Ubushinwa, batizwa ahantu hose, bombi bagizwe abarinzi mu rwego rumwe rw'abagezabutumwa. Nimwamuha amashyi. Uyu munsi Tereza aje kutubwira ko tumwiyambara igihe cyose turi mu butumwa azaduherekeza. Ntuzabyibaze kugira ngo bamuha ibintu biremereye, umunsi ubutumwa n'ubwawe wabibanye agasani, ahubwo emera uwagutumye amashobozi watumye, sibyo? Ubwire Tereza uti bwerekeza, kandi noneho kandi uncira inzira. Azaguherekeza kandi azagufasha gushinga umusaraba wa Yezu Kristu, aho Yezu Kristu azamushaka hose ko tuwushinga. Komeza udusabire gutera imbere mu kwizera.